tujye muri ekipe ya jana muri Murera umbwira ibintu barimo gukora ngo biteye ubwo. Yes, reka tujye muri ekipe ya Rayon Sport ngira ngo ku munsi w'ejo abantu bagiye bumva byinshi babonye byinshi mu masaha rwose y'umugoroba bagiye kubona babona uwitwa Didier Taichi ni umusore wa ekipe ya Police wakinaga ekipe ya Police ni umusore ushobora gukina nk'umuwinga ushobora gukina ku ruhande ushobora gukina yataka izamu ariko bisa nkaho muri ekipe ya Police rwose yari atakibona umwanya bijyanye n'abandi bakinnyi bahari mu gice cy'ubusatirizi urumva Rage yaraje bakabaraza ubwo ba Richard Kirongozi barahari ubwo nyine nyirizina muri atake ba Elijah ba Okwi n'abandi bakinnyi kubona umwanya rero kuri Taichi bisa nkaho byari bigoye ariko Police kavuga ati uyu mwana turacyamubonamo icyizere ntago twamugurisha burundu bafata icyemezo rero ekipe ya Rayon Sport binahurira nako nayo yari iriho imusaba beza kurangira Police imuhaye go ahead green light baravuga bati genda ujya muri ekipe ya Police iranavuga iti rwose amikoro ya Rayon turayazi Police yabaye imfura cyane kuri case ya Taichi aravuga bati igihe cyari gishize igihe cyari gisigaye kugira ngo shampiyona irangire icyo gihe twebwe tuzakomeza tukwishyure bya bindi byo kuvuga ngo ikipe ngo itije umukinnyi ngo hagiye ngo baratanga ngo senkani ngo n'ikipe ngo uvuye mu itange senkani oya Police avuga ati niba ari ikibazo tudafite ikibazo cyakemutse ni ikintu kijyanye mana nyagasani n'amafaranga ariya muri Police ibikorwa nk'ibyo byo gufasha byitwa gute ni community policing ngiye kuvuga ngo ni nkunganire kandi nkunganire ni ya leta birenda kubyo ni nose yose ibyo nyine community policing none se ko bimeze ashaka azajya no kurya muri mesi ngo iki nubwo utiza just urumva baramutiza rero ariko gutiza kwa nyako igihe rwose cyari gisigaye Taichi aragiye no mu myitozo iri kubera mu Nzovu ubu ngubu mu gitondo iri kuba Taichi ari gukora imyitozo ya mbere muri ekipe ya Rayon Sport mu kanya nabuze mbona ama video abavandimwe bagendaga batwoherereza icyo ni kimwe rero ni icya Taichi kigomba gukosoka ubwo byaba bisigaye wenda tuzaganiraho Ruvuyanga byaba ari ukureba uburyo azakinishwa muri ekipe ya Rayon Sport naho azakina ni umukinnyi ukina ku ruhande Rayon Sport ifite abakinnyi benshi gukoreshwa nka nimero 9 rimwe na rimwe Rayon Sport ifite abakinnyi benshi muri iyo departement ngira ngo abona baraga ba Police no kuri Rayon ngira ngo baranabaruta ahubwo nabo ni benshi biragaragara ko harimo competition mu rwego rwo hejuru cyane muri attaque ya Rayon Sport ariko ngira ngo Taichi nibamwegera akabona iyi public ya Rayon ashobora kuzabikoraho nawe agomba kwitekerezaho kabiri uwo ni umwe rero ikindi kintu muri Rayon Sport kirimo kivugwa cyateje mu by'ukuri impaka nyinshi cyane ni umukinnyi ni umwana wo mu Gakenyeri ahantu ngo hafi ahantu bita ku Gatsitsino ngiye Nyanza ntabwo mpametiriza neza urumva ariko ngo ni wo mu Gakenyeri Nyanza ngo hafi ahantu yitwa ku Gatsitsino ntabwo mpazi ariko ni Nyanza umuvandimwe yitwa Uwumukiza Obedi uyu musore abantu barebye umukino wa Mukura na Rayon Sport waberaga i Muhanga ni umusore wa Mukura ukina kuri kabiri yazamukiye kwa Koca Mbungira i Nyanza ni umwana w'umunyenyanza arahava ajya muri Muhazi ikipe ya Mukura yamuguze Mukura muri Muhazi ibintu biri clear rero kuba Rayon Sport iri kwifuza uwo mwana ibintu biratunganye cyane Rayon Sport irafata miliyoni 15 Mukura yabisobanuye neza cyane biratomoye irafata miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda izihe Mukura ariko ntabwo biba birangiye ntabwo bihagije gusa kugira ngo Obedi ave muri Mukura zigiye ku ruhande izo ni iziri ku ruhande z'ikipe Rayon nirangiza navuganye n'abantu bamuhagarariye ngewe bamwegereye ndani nirangiza ifata izindi 10 izihe Obedi abone kuza muri zibe 25 mbumbe Rayon nibe ntaye zifite poteza sura kandi nongera no guhamagara ntabirimo nta kongera guhamagara ni ibintu bisobanutse ubwo naho ninga yushoye Emmanuel urabizi ko ariko abareyo ahantu bari gutisha nabo bariho bakangira cyane baravuga bati bya Obedi turabyumva ariko si we wenyine dukeneye muri Mukura bati twongeye kugaruka kuri Joseph Sake ndetse n'umuvandimwe witwa Dukunda Erita Rayon burya ngo yamanutse ishaka intwari irakufura nta kuntu ari kubasiga ngo yamanutse ishaka intwari eshatu ariko uburyo ndi kubona Mukura iri kubyitwaramo n'abayobozi bayo n'uyu
babyita ngo iki mu gifaransa n'uyu muntu utekerereza mukura ubwonko bwa mukura ubwonko bwa mukura ukuboko kw'iburyo kwa mukura prote kugira ngo mu mutware bano bakinnyi rero birayisaba amafaranga menshi ntago gorana wese uko ugorana gutari aza agaciro k'abakinnyi mbere ko Prote ajya muri mukura asanzwe aba muri sports agency cyane nuvuga ngo asajya yisake bamwanze se rero ntiyamwanze yigaga muri IPRC arangije ajya akora izo short course zo agent none atangira kujya afata agakora izo ngendo muri bihugu byaravuga ko byo muri Afrika y'Hagati burasirazuba ndetse yewe no mu bindi bihugu kugira ngo yige ubwo buryo ni nayo mpamvu Ruvuyanga urabizi ko ubwo ikipe ya APR yaguraga abakinnyi bakura muri Ghana mukura nawe yaguze abakinnyi ibakura muri Ghana yaguze Boateng Mensa ngira ngo na Abdul Jalil abo ngabo uribuka abo mukura yabaguze kandi uvuga ngo yabaguze bari muri bamwe mu bakinnyi babaye beza muri champion Boateng Mensa usibye se Steven Mukwara arandi mukinnyi murusha ibitego muri champion ya Ghana muri imyaka nk'itatu ishize bakinnyeyo kandi none uvuga ngo abo mukura ntigeze barenze mu 20 mu gihe APR baraguze muri Ghana turuza amafaranga yari yabaguze so nuvuga ngo ubwo buryo bwe rero bwo kumenya gukora izo contact kudiringa abakinnyi bazana muri equipe ububeremo umuyobozi kuri make none ariko iyo kipe nuvuga ngo we yabahaye ikintu cyo kuvuga ngo nzabafasha kuza kubona abakinnyi ariko tuzadusora kuko bisko nka ping-pong nawe ikipe yamukora Victory Sport yaramubonye amafaranga menshi nubwo yagiye bikanga mukora rero iranamugarura itatu se ntibamuhaye test muri Portugal so urumva rero nuvuga ngo kuri iyo deal yo kuvuga ngo abo bakinnyi basohoka muri mukura Victory Sport uwitwa Prote yayifunze noneho reyo ndayiha ubutumwa iramangamanga ritanga ayo mafaranga Obed muramubona mu yindi myambaro yindi kipe runaka kandi ikomeye mu gihe mukimangamanga mugitekereza ayo mafaranga mugikusanya nyihamagara David ngo se ngo ngware 3 ngo waba ufite muri groupe ngo se ngo Samiri ngo ngware 2 wabona mu gihe mukiri gukusanya musa nkaho muri gukora chapeau muri gukora fundraising hari ikipe iyafite ateguye kandi renzi imwe iyo ni kunshuro ya kabiri iyo kandi renzi imwe iyo kipe ikomeye ni kunshuro ya kabiri imugiyeho cyane ko iya mbere babaye nk'ibigorana ishaka indi obusiyo ariko obusiyo yashatse yabonye idakunda iyo kipe nayo ifite ikibazo kuri kabiri n'abaturanyi kabiri yayo tubiteke mu mureti cyangwa tubitogose umwe mu bakinnyi bayikinaho kubera ikibazo cyo kuvunika cyane igihe kirekire amaze mu kibuga ntabwo barakuze baravuga ngo imyaka ngo ni n'amazi ariko undi mwana waje amusimbura umwana w'umuhanga nawe ariko ugikeneye experience ntago bamuha umwanya wenyine ngo akine yakwirara akeneye umuntu uza kumutera igitutu komeza udekirive rwose rero iyo kipe iri kumushaka cyane kandi amafaranga yo kandi iyo kipe iranamugarantiza gusohoka kandi urumva mukura yarashizeho abahungu muri nepo mu bicara bavuga ati ku Gatsinsino ni hafi y'icyuzi cya Nyamagana ako kana vuze karakomeye aho niho Sport bahereye umugisha Padiri Shinwani wari Nyanza ngo niwe yabatirije Rayon Sport muri 68 mu cyuzi cya Nyamagana Nyanza ako kandi akibuka cyane